Turabasuhuje mwese mudukurikirana. Uyu ni wa mwanya mwiza tubagezaho ibiganiro tuba twabateguriye ku Mena TV. Dore ubwoko bw'ibiryo uzarya niba ukunda kurwaragurika. Indwara nyinshi zimaze kwigabiza imibiri yacu. Kubera gufata amafunguro menshi atandukanye ya kizungu, amenshi atunganirizwa mu nganda, ugasanga dukonsoma ibyo kurya bitujuje ubuziranenge kubera igihe kinini bimara mu nganda, aho biba bitunganirizwa ndetse n'aho bicururizwa. Kugira ngo bitugereho hari inzira nyinshi bigenda bicamo kugira ngo bitugereho tube twabikonsoma. Muri izo nzira nyinshi bicamo kugira ngo bitugereho rero, hari byinshi bagenda bongeramo kugira ngo bidapfa. Akenshi usanga barashyizemo amaproduwi ari chimique kugira ngo bitangirika cyangwa ngo bibore. Ayo kandi tukaba tukayakonsomana nabyo iyo tugiye gufungura. Ibi biryo bigiye bitandukanye byitwa ibiryo by'amahanga cyangwa ibiryo bigezweho nk'inyama zo mu dukombe n'ibindi byose bikorerwa mu nganda, nibyo bikomeza kugira ingaruka ku mibiri yacu. Mu Rwanda tugira amoko menshi y'ibiryo nyarwanda, dore ko abenshi banayakunda basigaye baranamenye akamaro kayo. Amaresitora yo mu Rwanda, amahoteli ndetse n'ahandi henshi hakirwa abantu mu Rwanda, hasigaye haboneka ibi biryo bigiye bitandukanye. Ntago hakibura ibiryo nyarwanda cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Dore urutonde rw'ibiryo byiza, ibiryo bya kinyarwanda bikunda kuboneka muri resitora zo mu Rwanda ndetse bikundwa n'abantu benshi. Ibi biryo rero ni ibiryo nimba ufite resitora ukaba ufite hoteli, bitazabura muri hoteli yawe cyangwa muri resitora. Ibi biryo wabikoresha wakira abashyitsi cyangwa wakoresheje ubukwe. Ibi biryo rero bikaba bitagira ingaruka ku buzima bwa muntu. Dore ubwoko bw'ibyo biryo 5 uzitaho nimba ukunda kurwaragurika. Amateke. Iki ni igihingwa gihingwa mu Rwanda, kikaba gikomoka muri Aziya. Amateke atera imbaraga, afasha no gutembera neza kw'amaraso. Isombe. Isombe ni nziza cyane cyane ku babyeyi bonsa, kuko iri sombe rifasha kuzana amashereka. Ryamaze kujya mu mitima ya benshi kuko isombe rifasha mu igogora, rigatuma mu nda horoha. Cyane rigira akamaro ku bantu bakunda kurwara mu nda. Amashaza. Usibye ukuntu aryoha, agaragara neza, burya amashaza ngo ntazabure ku ifunguro ryawe mu gihe ufite ubushobozi bwo kuyabona. Amashaza afite akamaro kanini cyane ku mubiri ndetse afite akamaro cyane ku barwayi b'igifu. Ibihaza bigira akamaro kenshi, dore ko bifasha abafite ibibazo nk'iby'impyiko, umuvuduko w'amaraso ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Ibijumba birinda umuntu gusaza vuba, bigatuma adasaza imburagihe. Bifasha abarwayi ba diyabete ndetse bikagufasha